Oh my god. Disho papa dizera ko umeze neza cyane tugereza ikaze mu biganiro byacu bya buri munsi. Of course ni hano amakuru y'abastar aba ari kubera. Hanyuma rero ibintu ku munsi w'ejo twavugaga ibya battle iri hagati ya Bruce Melody ndetse na The Ben. Turabivuga actually nakunze uburyo The Ben yaje akatsamo umuriro ageze mu Rwanda. The Ben avuye muri Canada ngira ngo mwarakurikije interview ye. The Ben yaravuze ati ngewe Bruce Melody bazaduhereza Stade Amahoro. Urumva Stade Amahoro ingiyi His Excellence ari kubakira abanyarwanda nimara kuzura, bazatubwire dugende turushanwe ubundi duhiganwe muri Stade Amahoro kugira ngo nkwereke ko Bruce Melody ataniye ubwo. Hanyuma Bruce Melody nawe ubwo turamutegereje kuko azaza byanze bikunze avuye muri tour, avuye muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ibyo azavuga ni Imana ibizi kuko The Ben yaravuze ati nge Bruce Melody ni umuhanzi mwiza, mufata nko muri category A. Gusa yirinze kuvuga ko ari umuhanzi wa mbere mu Rwanda, avuga ko ari umuhanzi mwiza gusa. Avuga ati ni umuhanzi mwiza uri muri section ya A, ati ugiye kugenda ubatondeka haba A B C D ariko ari muri A, ariko it doesn't mean ko ari we wa mbere. Okay, ibyo singe The Ben babivuze n'ibyo byongeyemo, ariko The Ben yaravuze ati okay ngewe I am ready. Stade Amahoro yuzura tuzakoreremo show. Stade Amahoro bivuga ko izajya yakira hejuru y'ibihumbi 40 by'abantu. Umuntu uzakubita sold out, umuntu uzasering out Stade Amahoro, cyangwa se tugakorera igitaramo ngiye nkakubita hariya na Bruce Melody nagakubita hariya tukareba tugahiganwa. The spirit is getting so wow, stop telling you. Ibintu batahana igeze ibintu birakaza. The Ben yahamije yuko afite n'indimbo agomba gushyira hanze mbere yuko akora ubukwe. Ubwo ni mbere y'itariki 23 z'ukwezi kwa 12. Hanyuma rero niba atari kwa kundi The Ben ajya gutya kadutuburi ngira ngo kimwe mu bintu navuga ngo byitumye ngaruka kuri iyi nkuru nuko nabonye inkuru y'igitangazamakuru cy'inyarwanda bavuga bati ngo uwitwa Bruce Melody ngo yabaye number 1, ngabaye umuhanzi wa mbere ngo bashije gukora ibi nyine ngiye kugarukaho. Bruce Melody ubusanzwe yari yaraciye kuri The Ben mu ba followers kuri Instagram, ariko yari ataraca kuri Meddy. So ku munsi w'ejo byavuzwe ko ngo Bruce Melody ngabaye umuhanzi wa mbere gukurikirwa mu Rwanda. Bivuga ko ngo afite 956 mu gihe The Ben mu gihe Meddy afite 955. Bivugwaho ko rero ngo witwa Bruce Melody ngo yaba nyine ngo na amaze no gutambuka kuri Meddy. Ariko excuse me, ahanga mubanze mwitonde. Usibye wenda byavuzwe yuko witwa ngo Bruce Melody yagiye agura n'aba followers, kandi byanashoboka ntago nabihakana, ababivuze wenda bafite impamvu zabo, kandi kuko bijya bikorwa. Hari na application ushobora kurebera umuntu wawe yaraguze aba followers ukabibona. So ntabwo rero biri buze gukuraho yuko nyine bitashoboka. Nta nubwo twakwemera wenda byo kuvuga ngo Bruce Melody wenda gafite aba subscribe bakaba 200 ngo yaba yaraguze kugira ngo nawe atumbagire. Niba ari strategy yakoresheje ubwo nyine n'ubwenge bwe nakazike. So gusa bato iri hagati ya Bruce Melody na The Ben. Bato ntabwo iri hagati ya Bruce Melody na Meddy. Iki cyo tucyumvikaneho neza. Ngewe ntago nge nca ku ruhande, nta n'umuntu mbogamiraho, ngendera kuguri guhari. Bruce Melody ashobora kuba kakanyera atambutse kuri The Ben, ariko Bruce Melody I'm telling you wow, nawe urabizi neza hantu ibintu Meddy yageze ntabwo urabigeraho. Kuko impamvu bivuze ni iyi ngiyi. Bruce Melody afite aba followers, ashobora kugira aba followers, ashobora kugira gute, ariko ntabwo aragera ku bintu Meddy yachivinze. Meddy urebye imbuga nkoranyambaga zukareba byonyine kuri Instagram uburyo atanayikoresha, ukanareba ukuntu indirimbo ze streamingwa, afite indirimbo igiye kuza miliyoni ijana zaba viewers kuri YouTube. So ntabwo navuga ko Bruce Melody yari yakanyakanya kuba yafungura udushumi tw'inkweto za Meddy, kuko Meddy yachivinze ibintu biri huge birenze. N'ubundi buryo bazarebwe ugiye mu mibare itubibona ukabona ko Bruce Melody aracyari akana cyane ugereranyije na Meddy. So
birashoboka ko Bruce Melody nawe ari gukora cyane kugira ngo azagere kuri urwo rwego, ariko nawe arabizi. Uzumve avuga abandi bantu bose akabavuga ariko yageze kuri Meddy aramwubaha kubera ko arabizi neza cyane ko ibintu yagezeho ntabwo arabigeraho nawe. So impamvu rero bato wenda yakomeje gukara hagati ya ya Bruce Melody na The Ben ni ukubera nyine ko of course harareba agasanga The Ben we bari ku rwego rumwe, ariko ntabwo Meddy ni urundi rwego. I'm telling you, Meddy ni urundi rwego. So niyo mpamvu tuba tuvuga ngo dukwiye kubaha ibintu, tukubaha n'ukuntu nyine ibintu biteye. Bruce Melody dushobora kuri performinga neza, it's okay, turagushyigikiye, you are doing a great job, watangiye kuvuga icyongereza cyiza, urimo uragenda ugatanga interviews zimeze neza. Nawe mbona interview yawe yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, birimo biraza, komerezaho. Gusa icyo kuvuga ngo Bruce Melody ngo yabaye umuhanzi wa mbere mu Rwanda, ngo yaciye kuri Meddy, ngo like nabonye ari inkuru y'inyarwanda yabigarutseho, bro, like come on man we both know ko Meddy afite ubundi ukuntu bihagaze mu muziki w'u Rwanda. Utujyanye muri achievement buri muntu wese yagezeho, Meddy ari hejuru yabere bita ngo ni grand distinction, ari ahandi ni nka B+ kabisa, I mean A+ kwa kundi ufite amanota 95%. Hanyuma mu yindi section ikurikira harimo harimo The Ben na Bruce Melody, bari aho ngaho muri za mirongo hagati ya 90 na 80, hagati ya 90 na 80 Bruce Melody, The Ben. Ariko Meddy ari muri 95 hejuru, kuko ibintu yacivinze Meddy ntabwo nanjye ashobora gutinyuka kuvuga ngo Bruce Melody yari yagira ku rwego rwa Meddy. So birashoboka ko azabigeraho, kuko nkurikije n'ukuntu wenda Bruce Melody yarameze muri za 2020 ye, ntabwo yari yakagira ku rwego rwa The Ben. Ariko I'm telling you, aka kanya Bruce Melody ari hejuru pe, Bruce Melody ari hejuru. So ibi ngibi mbivuze ko arako nari mbonye nyine izo nkuru zakomeje kwandikwa mu bitangazamakuru, abantu babigaruka bavuga bati ngo witwa Bruce Melody ngo yabaye umuhanzi wa mbere mu Rwanda, ngo uciyagaye go kuba ari we muhanzi wa mbere ukurikirwa cyane, ngo haba ngo kuri Twitter, ngo haba ngo kuri Instagram, ngo niwe wa mbere, ngo ngo this and that. Okay, gusa haracyari urugendo pe mu bijyanye n'ibikorwa. Tugendera mu kuntu indirimbo zarebwe, tukareba ahantu zageze, tukareba influence umuziki wawe wagize ku rwego mpuzamahanga. Kuko Meddy niba ari umuntu ushobora kuba ufite indirimbo zifite miliyoni 90 na zingahe, miliyoni 40, miliyoni 30, miliyoni 40 ngahe, haracyarimo rero iyo gap yuko Bruce Melody naho hari ikintu akeneye gukora kugira ngo agere kuri urwo rwego. So ibyo rero ndagira ngo abantu babivuga, tugende mu mibare rwose. Usibye ko tugenda mu mibare, Meddy afite 1.2 million subscribers, 1.2 million. So mu gihe Bruce Melody akiri mu 500, which means ko Bruce Melody kuba kubijyanye n'aba subscribers, ukuntu abantu biyabonesheje kubijyanye no kumva umuziki, Bruce Melody ntabwo yaragira muri kimwe cya kabiri cya Meddy. So rero haracyari urugendo bro, haracyari urugendo. Gusa twizera yuko akomeje gukora nkuko ari gukora, akomeza gahatana, agakomeza gashyiramo imbaraga, yagira ku rwego nawe rwiza rwisumbuyeho. Gusa icyo kintu cyo kuvuga ngo nyine ngo ngarenze, ngo ngo ngasigaye arenze, ngo Meddy ngo iki, ahubwo ibintu mwakoze ntago biragira kuri urwo rwego. Turacyafite bato ya The Ben ndetse na Bruce Melody, reka bariyo tujyamo. Meddy we tuwe tumwihore ko Meddy ari ku rundi rwego. Meddy yavuyemo, Meddy ari mu cyiciro cye cyo hejuru. Dushake twebwe turebe aba bantu babiri bacu bari no mu gihugu banakora secular music, bahangane mu buryo bw'ibihangano, turebe nibwo turyoshya entertainment, nibwo umuziki wacu utera imbere, nibwo abahanzi nabo babyungukiramo. So The Ben avuga ati rero Stade Amahoro itinze kuzura, Stade Amahoro itinze kuzura, urumva. Ubundi ngiye na Bruce tugakora ikintu bita battle nono ya nyayo. So ibi bintu byose rero navuga ngo ni kigaragaza ko umuziki wacu utangiye kushyuha. Ari ukuntu wabonaga kera ibintu byabaga bibishye, ugasanga abana nibo bari kubyivurugutamo, ngo ba Kenny Soul, ngo ba Juno Kizigenza, abana bejo bundi, ukabona nyine ni ibintu bikiri ku rwego rwo hasi. So rero dukeneye none bato y'abantu bakuru, ariko nyine ibihangano. Iyo tuvuze bato ntimukazajye mugira ngo ni ibindi dushaka, turashaka ibihangano, abantu bahangane mu buryo bw'imiziki, bahangane mu buryo bwa creativity, bahangane mu buryo bwo gushaka amakorabo, tubone umuziki wacu utumbagira. So uraza kumbwira ukuntu bitekereza, unakubwira ngo ciao ciao.